kilazomila domai sakiria etotir de mozari korimo zia katila dofa ibitavuga imana bitatane mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ibirwanya kwizera bitatane mu izina rya Yesu ibirwanya ijambo ryawe bitatane ibirwanya kubohoka bitatane ibirwanya gukira bitatane mu izina risumba yandi mazina ndakira imbaraga z'umusaraba imbaraga zibohora imbaraga zihindura imbaraga z'umuzuko zizura ibyapfuye muri twe imbaraga zihembura ibyapfuye muri twe mwami Yesu ugenderera ubwoko bwawe tugenderere turakurindireye tugenderere turagutegereje turi muri iki cyumba mwami cyitiriwe izina ryawe tugenderere icyubahiro ni cyawe tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu risumba yandi mazina amen. Fred ririmba agatero kavuga ngo umukwe n'umugeni barahamagara bati ngwino niba nawe ubyumvise hamagara uti ngwino. Shera nari nzi kuririmba ariko ngeze muri Fosco yansanga simbizi mitambireka ramagara bati ngwino niba nawe ubyumvise hamagara uti ngwino. Amina bibecho dorarasana nibichu amaso yose azamureba nanone amen. Umukwe n'umugeni baramagara bati ngwino niba nawe ubyumvise hamagara uti Amina bibecho dorarasana nibichu amaso yose azamureba nanone amen. izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami Yesu ahimbazwe cyane amen amen amen. Arazana n'ibicu nanone amen amen. Mwami ahimbazwe cyane. Nagira ngo tuganire ku ijambo navuze ku wa kane bambwiye kuramutsa iteraniro ndarivuga nkuko naryumvaga ariko abantu bansabye yuko nyine ndyagura nkaryigisha nkuko umwuka ari mishuri. Mwama himbazwe cyane. Ndabakiriye ndabakunda Imana ibahumugisha. Ndashimira bukuru na gatore niba abantu bamfashe ukuboko muri uyu murimo. Giterane cya mbere nagize mu bwoko bw'abanyamurenge nibo bacinjanyemo barampresente baravuga ngo uyu ni umuyumbe ariko utavuka ruguru. Ndabashimiye rero namwe si ho muvuka niho mubarizwa ariko twese twakomotse mu ijuru. Zirani boda twinjiriyemo tuza mu isi ariko siho tuvuka. Zirani customer kugira imodoka kugira ngo yinjiye mu gihugu gira hinyura harare ni wanyuze kugira ngo uze mu isi ntudukabyeho ngo wanyu ni ruguru. Ni custom cyane kimenyi baje utahashaka uzanahava utabishaka. Wamenye ubwenge usanga ni huriyo baguhitisha mu ari kuba Amerika kandi nanone uzahava utabishaka ugishaka kuhaba. Rero mwitse ibirenge hasi tuzasubira iwacu neza. Imana imbazwe cyane. Hallelujah. Kuwa kane naravuze ngo amateraniro ni inama y'ubukwe. Imana imbazwe cyane. Amen. Ndavuga ngo ni inama y'ubukwe ngo kandi twese nubwo turi mu nama twese turabageni twese turabafatanya bikorwa. Imana imbazwe cyane. Igituma tuba mu materaniro nuko twitegura ubukwe kandi turabageni. Imana tugirire neza. Amen.
ndavuga ngo mu nama abantu bigiramo ibizakorwa mu bukwe, bakigiramo ibisabwa kugira ngo ubukwe buzagende neza. Uwiteka himbaza. Niyo mpamvu mu materaniro tugira abigisha batandukanye. Uwiteka himbazwe cyane. Nkuko mu makwe tugira abaterankunga batandukanye kugira ngo ubukwe buzagende neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu afite ubukwe aba afite abajyanama batandukanye bamwigisha ukuntu aba umugeni. Hari n'igihe bakubwira batuvuga cyane nta mugeni uvuga utyo. Kubwira ngo ibyo byenda wambaye nta mugeni ubyambara, hindura bakakujyana ahantu ho kugurira imyenda myiza. Imana tugire neza. Bakavuga bati nta mugeni ukaraba tembo, nta mugeni ukaraba gifuranguo, nta mugeni wisiga gikotori, nta mugeni utagira parufe. Imana tugirire neza. Kirika shizemo ngo nta mugeni urya ibishimbo, ariko hari ababikunda batarya izindi mboga. Mwama habwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Iyo rero tuje mu materaniro tuba tuje kwiga no kubwirizwa ibisabwa kugira ngo tuzabe mu bukwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Umugeni hari umwambaro yambara. Dusome Yohana 3:16. Kandi natangiye kumera neza. Ndumva meze neza. Niba hari ikintu kindyohera mu isi y'abazima no kuganira ijambo ry'Imana. Niyo wambwira uti soma Bibiliya ukicara nkasoma ugatega amatwi. Kera ntaragira ibirori ubu ntangiye guhuma imyaka yagiye. Imana tugirire neza. Amen. Niyo wambwira ngo icara mushuti wanjye representa mu bubiri tujya kuba inshuti. Yajagaza akambwira ati soma Bibiliya nkasoma. Uko nsoma amarira akajya atemba nkavuga se umuntu w'umusore yarataraba umugabo ararira. Nkasoma igitabo nkagisoza mu hubira akarira akagigimiriza. Ndavuga ngo uyu muhungu nzamwisibaho tu. Arangije nabanyinjiza mu gitaramo nyinjiza mu mukunga mbona biremeye. Rero niba hari ikintu nkunda mu isi yababaho nukumva ijambo ry'Imana no kurivuga. Iyo mvuga inzira z'uyu mwami ibitotsi ntibiza, simenya ngo amasaha arashize. Nimubona bidakunze mundya kara. Imana tugirire neza. Kubera ko kuvuga Yesu birarondogoza. Hari amagambo yateye ngo umuntu yarondogoye ko nta muntu uvuga inshuti gaheze. Uvuga inshuti yawe ukavuga ukumva ntibirangiye ukayigurira akadu ukabona idakwiriye. Niko kuvuga Yesu bimeze. Uramuvuga agakomeza kabyimba amasaha akakurangirana bakagira ngo nta bwenge ufite. Umuntu utarondogozwa n'inshuti ye wapi? Niba waraguriye umugore wawe kadimwe gusa naga n'inshuti yawe. Ubundi ikintu cyiza cyose ni inshuti yawe. Haleluya. Rero iyo dutangiye kuvuga Yesu amasaha yose uba wumva yabaye. Niyo mpamvu dutangiye kumuririmba bumva nta kindi gisigaye. Bumva nta kindi gihari. Abagore bibagizwa konsa abana kubera iki kuvuga Yesu byose. Mani habwe icyubahiro. Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Yesu yatugize inshuti mu mugira inshuti. Yesu yaradukunze mu mukunde. Yaratwubahishije mu mwubahe. Ibyo. Yaduhinduriye status. Mani habwe icyubahiro. Ngaho soma pastor. Mani himbazwe kugize pastor mwana. Banyange so nziza Imana igibazamura. Hari umuntu wampaye ubuhamya bwe yamuhaye ideni. Aravuga ati namuhaye ideni tutandikiranye. Tariko kandi ry'amafaranga menshi. Atariko azayanyishyura kandi yaramwishyuye pe. 3:16. Reka dusome Gira mugenzi ngo turi mu nama y'uko. Kandi uri umugeni. Kubwanditswe na Yohana. Ita ku mabwiriza. Hano baravuga imyifatire y'umugeni. Tuba tuje kumva imyifatire y'umugeni wa Kristo. Kandi twese turi abageni. Turi mu nama turi n'abafatanya bikorwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari imyenda umugeni atambara. Kera abanyamurenge bakira abanyamurenge nta mugore wambaraga ipantaro. Imana tugirire neza. Hari imyenda abakristo batambara, hari imvuga abakristo batajya. Umugeni wa Kristo hari ahantu umugeni wa Kristo atinjira. Ndababujije hari abanabonye mujya kureba comedy ntimuzongere. Zirimo ibishego mugaseka ntimuzongere. Amatwi yumvise ijambo ry'Imana ntiyumva ibishego.
Haleluya. ntabwo ari byo. Barakujyanye utabizi ariko ntuzasubirayo. Yesu afuhira ibitaramo bitarimo ijwi rye. Mani habwa icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Munsi umwe nahuye n'ikigeragezo cy'umugabo w'umunyantege nke. Arampendahenda ndamubwira ndikoze uranza ati ndakuzi unzi hehe unzibwiriza ntiwabonye biriya bintu mvuga ati biriya bintu mvuga urabizi ati warabibonye neza ntibiranda byemera 100%. Ntibirenda byemera ahubwo ntunyanduze. Niceceka winyanduza numva amatwi yanjye arimo kwandura. Mana tugirire neza. Ntimwemere. Umugeni agira uko yifata, agira uko agenda. Inama igira bije. Reka akajagari ubukwe bugira bije. Mwama habwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Soma. Yesu ndagukunda. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Turimo kuvuga ngo turabageni. Amen. Bukuru n'umugabo w'abahinda. Umugore wawe ni umusinzira. Ni umusinzira w'umukwakuzi. Haguruka dukorane ni wewe wanzanye muri aba bantu. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mugabo w'umusinzira w'umuhinda icara hano. Ndibagiwe ko turi abahinda mwana. Uyu mugabo w'umuhinda akaba umukwe w'abasinzira. Umunsi umwe yaragendagendaga akubitana n'umwana w'umukobwa w'abasinzira. Araza abwira abasaza. Aravuga ati rero hari ahantu nanyuze nkabona umwana ureba mu maso ntaguhangara akareba hasi. None munyemereye mwagenda mukavugana n'abasaza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ibyahishuwe 5 muceceke mwumva amakuru. Ibyahishuwe 5 ngo Yohana yagiye mwiyereko ngo yumva marayika ararangurura ngo habuze uwagenda mu bamarayika mu bakuru mu bizima habuze uwagenda ngo Yohana ararira ngo amaze kurira marayika ngo wamwerekaga arongera mbwa ati wirira intare y'umuryango wa Yuda igishitsi cya Dawidi aranesheje. Inama yarabaye mu ijuru ngo Yesu acungure umuntu. Inama yarabaye kugira ngo bukuru azane umukobwa w'abasinzira. Barangije baravuga ngo turakora iki turashaka inkwano. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nta mukobwa uvi wabo nta kiguzi kitanzwe. Ndagira ngo mbibutse ikiguzi Yesu yatanze mwitware neza. Umugore wa bukuru ko yitwara bingana n'ikiguzi yamutanzeho. Icyubahiro muha bingana n'ikiguzi yamutanzeho. Impamvu atamuca inyuma bingana n'ikiguzi yagize gute. Ariko umugeni wa Yesu ntago yibuka ikiguzi umwana we Imana yatanze. Kubera urukundo Imana yadukunze amafaranga yarahari inka zari zihari. Ariko ihitamo kwitanga ubwayo baratobagura barica ikuzimu kubera urukundo akunda umuntu kugira ngo amuhindurire status yo kuba umunyabyaha yo kuba umunyamubiri ahinduka Imana. Yesu yambara umubiri yambaye umubiri ngo twebwe twumwambare. Kurikira. Yesu yambaye umubiri ngo twe twambare Yesu. Tubeho tutakira abantu bakora ibyaha. Tubeho turi Yesu wazukanye ubugingo buzima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umugore wa bukuru asubiye iwabo aba yitwa iki? Perezida ndagukubita utangiye kugenda wenda kuruta ufite uburenganzira. Iyo yasubiye iwabo ahinduka igisebo akabera n'umutwaro umuryango w'iwabo. Kandi baramubyaye. Niki gituma ahinduka igisebo? Nta gishobozi ko gipfa kwakira abashyitsi b'icyubahiro. Ntawe
baravuga barabanza kijijisha akaza kubaramutsa nk'uri busubire kwa mugabo we kugira ngo batamenya ko yatandukanye. Hari n'abadasubira iwabo akajya kuba muri geta akabanza akabihisha. Imana tugire neza cyane. Kubera iki? Nuko yavuye iwabo kubera urukundo. Munkurikira, yavuye kwa se na nyina kubera urukundo umugabo amukunda. Rero umutwaro w'urukundo nta ujya busubirana. Imana dufashe cyane. Imana habwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Yesu adukunze aritanga arapfa kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana we kinege. Imana habwe icyubahiro. Iyo bukuru amaze gukwa Beti araza akaba kwa bukuru bagasangira bakabana bakambarana bakanga ibintu bimwe. Bakanga ibintu bimwe. Inshuti z'abukuru zikabiza Beti. Beti akubaha inshuti z'abukuru atazi kubera iki babaye umuntu umwe. Ariko murebe umugeni wa Kristo niba ari umwe na Kristo. Murebe niba bitwara kimwe. Yaravuze muri Yohana 15 aravuga ngo nje ndi igiti genda wicarire. Imana ikumvire. Mwebwe muri amashami. Yesu ahimbazwe cyane. Mwebwe muri amashami. Data ni nyiri umuzabibu ugira gute? Imana ihabwe icyubahiro. Ese biradusaba guhanura. Wowe urebye usanga aya mashami asa. Ntihari amashami amwe yera indibu kandi yakaba yari pome. Ntihari amashami yera imitanga yakaba yari imyembe. Imana tugirira neza. Haleluya. Ariko ngo ishami ryera imbuto aryaganyaho amahage ngo iritera akagira gute? Turi hano kugira ngo umuzabibu bawukureho amashami atera. Turi hano kugira ngo imbuto zera bazikureho amahage. Hari amahage akuriho atuma utera imbuto zikwiriye, imbuto ziyuzuye. Ibishuba ziko dufite mu rusengero nibingahe? Beti niba atinya gusubira mu basinzira kuki usubira aho ngaho usubira? Mwamahimbaza. Haleluya. Yesu azagaruka bene data. Twibukiranye turi hano ngo twibukiranye iby'urugendo. Turi hano twibukiranye iyo tujya. Twibukiranye iyo twakomotse tuzasubirayo. Hari umuntu umwe nabwiye ngo Yesu azagaruka ati bizana iterabwoba. Ndavuga naga ari iterabwoba. Duhurira Rusororo buri gihe buri Yesu aba yaje. Ubuzi ngo Yesu azaza impande ivuze. Nirangata. Tujarangata. Yesu aba yaje. Itunganye ihungura ivumbi nta mugeni ugenda n'ivumbi. Nta mugeni uhengeka inkweto. Iyo umuntu azibonye aravuga ati shakira 20 guri inkweto umugeni ntiyambara inkweto zimeze gute. Nibyo byanditswe tuba turimo gusoma no kugira inkweto zihengamuka. Mwamahimbazwe cya. Haleluya. Uhageze ubona wambaye ijipo icuyutse uri umugeni avuga ati reka acira ugura ikanzu kubera iki? Nta mugeni ugira umwera. Umugeni wa Kristo wenyine niwe utitaye ko ari umugeni kandi akaririmba ko ari umugeni. Umunsi umwe Yesu yaciye abantu mugana arababwira ngo hariho abakobwa 10 ngo bamwe 5 barabapfa. Ariko nta wari uzi ko ari abapfu. Byamenyekanye ku munota wanyu. Byamenyekanye ngo bitinze mu gicuku. Mwamahimbazwe cyane. Bitaye hejuru ngo umukoraje. Ngo bagiye kubona babona ngo bamwe amavuta arashize. Bamwe amavuta arashize. Yarashize ariko baracyari mu cyumba cyo kugira gute? Sunguza cyo gushaka amavuta. Baracyari mu cyumba. Baracyari mu cyumba turacyasirimba. Zunguza amavuta yashizemo. Ya mavuta ashizemo. Mwamahabwa icyubahiro. Munaza amateraniro ukashatse yamavuta ashizemo arasiba ntibimubabaze. Yamavuta ashizemo arasambana batamufata kumva nta cyaha yakoze. Yamavuta ashizemo bavanga koka bakayivanga n'inzoga. Amavuta yashize. Yamavuta ashize umuntu icyo yatinyaga aragikora. Yamavuta ashize abo yatinyaga kugendana n'abagenda nabo. Yamavuta ashize ibyo yatinyaga kuvugura bivuga. Yamavuta ashize Peteri de Vodakasi and the fund de the fa elebunza kiti and the fa. Mwamahimba
himbaza. Turi hano ngo twigenzure tumenye iby'uru rugendo tubitunganye. Si umukunga si ugutera hejuru. Mwama himbazwe cyane. N'ugutunganya. Ese uzaba mu gitaramo cya nyuma aho tuzaririmbana n'abamarayika, tuzaremba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana akubwira ngo urakaze. Uzabamo. Hari igihe tuba dusirimba hariya amarira kanyica nkabwira Yesu ngo ese nzaririmba mu gitaramo cya nyuma. Mu gitaramo cya nyuma nzasirimba cyangwa nicare mbanze mbimenye neza. Abantu bajya babona ndira bakagira ngo ndafashijwe, mba ntekereza ko nshobora guhusha igitaramo cya nyuma. Kandi ikindi kinsengesha amasengesho menshi muzira nkora. Bamwe bazi ngo ndasengera kujya muri Canada, reka hari igihe binyubagira. Hari igihe binyubagira. Ni iki se? Umukabini kuru yakoze ubukwe imyaka ya kontra itararangira, baramuga ngo iyi myaka uzabyara nyuma y'imyaka, kandi akabyemera kubera kontra y'abantu. Hari n'abandi bakora akazi n'isi batemere kujya kandi bakorera ibihembo byangiri. Bakorera ibihembo bigira gute? Mvuze ibyo mutumva neza. Yesu naga azatubaza abana twabyiniriye ba Minyoni na ba Blaise, azatubaza abo twahinduriye ko bakiranutse, azatubaza abo twakomeje muri uru rugendo, kamubwira ngo impore komera, ukamwomora uruguma yakomerekejwe n'imyambi y'abadayimoni. Ariko na ba Minyoni ni beza kuko Imana yabazaniye kugira ngo itunezeze. Ikintu cyose ubona mu isi ni ukugira ngo umuntu yishime. Imana ikunda umuntu ku buryo ibyiza byose yabimuhaye. Mwama himbazwe cyane. Ariko ndagira ngo noneho twebwe dukunde nk'uko umugore akunda umugabo, niko Yesu avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata. Yesu yasize iwabo araza aba mu isi, ariko twende turimo kwemera gusiga iwacu. Uraza ugakizwa nk'umunyamurenge, ugakizwa nk'umunyarwanda, ugakizwa nk'umugande, ukatuzengereza. Kandi aho tujya nta bagande bariyo, aho tujya nta basita bariyo, hari abakristo. Hari abakristo, hari abantu buzuye umwuka wera, hari imiriro, hari ibibatsi. Salivolande kiaza asikatiano varia. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwama tugire neza cyane. Uziko Bibiliya ivuga ngo umugabo nafuhira umugore bimubera icyaha, niyo yaba nta cyaha yakoze agakeka gusa. Ariko twebwe ntituye tutekereza ku ifuhe ry'umugabo uyu. Mwama himbazwe cyane. Haleluya. Yesu yahinduye planet kubera urukundo dukunda. Ahindura umwambaro, yari yambaye umwambaro wa marayika, yambara umuntu kubera urukundo agira gute. Mwama himbazwe cyane. Haleluya. Ariko agusigira uburenganzira bwo kuvuwanyu. Yarakoye arangije ngo urukundo nkunda ruzagukura iwanyu, urukundo nkunda ruzakurekeshe kamere. Witeka himbaza. Amen. Uyu musore akoye yohereza imodoka n'abakwe bakajyaza kozana umukwe, ariko Yesu yarakoye aranje aravuga ngo mweretse urukundo. Munkurikire. Nunkunda. Niyo mpamvu yavuze ngo ni munkunda muzitondera iki? Nunkunda njyewe mweretse urukundo, impano zose nzigushyize imbere ndazigusigiye. Kuva iwanyu ni amahitamo, kuva mu byo ubamo ni amahitamo. Mwama habwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu yarapfuye azutse asiga dupfe kubwe. Twebwe yasize ngo dupfe kubwe. Yarapfuye asiga dupfa kubwe. Gukizwa n'ugupfa. Nkuko yadukijije ava anyuze mu rupfu, niko no kumukurikira ari ugupfa.
utarapfa kubinezeza umubiri wawe. Umusaraba uvuze iki? Batila dofane kiyasoni. Mwuka wera n'aba. Umusaraba ubamo ibice bitatu. Kamivuga uko mwuka abimishuriye. Habamo umubiri, hakabamo umutima n'umutwe, ariwo mitekerereze. Yesu barakubise umubiri maze gutobagurika. Bafata ikamba bashyira mu mutwe baratobagura. Bafata icumu bakubita mu mutima. Bivuze ngo iki? Gukizwa ni uguhindura imitekerereze. Gukizwa ni ugupfa mu myiyumviro by'umubiri. Gukizwa ni ugupfusha ibyo watunze mu mitima ugatangira kwakira Kristo. Hari ibyo wabayemo byabaye mu mutima wawe. Ryacumu bamuteraga bivuze iki? Mwama himbazwe. Gukizwa ni kwitera inkota. Mwama himbazwe cyane. Kwizera ni ugutakaza ubumuntu, ugatakaza logike, ukaba ubeshejwe no kwizera Yesu, ukaba unejejwe no gukurikira Yesu, ukaba unejejwe no kubahisha Yesu. Yesu yasobanuriye umusaraba, arambwira ngo byarashobokaga ko bari kumbamba hano mu nkurikire itorero ry'Imana. Ndababwira ibyo nabwiwe n'umwami twiherereye, ngo byarashobokaga ko, arambwira ngo kuki bashyize hejuru. Arambwira ngo gukizwa ni ukwanamuza, ni ukujya ku karubanda. Gukizwa ntabwo byihisha, gukurikira Yesu ntibyihisha, ni ukwanamuza. Bakavuga ngo nguwo, ngo turamuzi, twaramubonye. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwuka wera ngirira ubu, mwuka wera ngirira ubu. Ibe muhaguruke gatoya, muhaguruke gatoya. Tuzamurira Imana amaboko uvuge ngo mwami nyica. Nyica uhereye mu mitekerereze, nyica uhereye mu mutima, yica umubiri wanjye ku bwawe. Yes, 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 Yesu w'i Nazareti, Yesu Kristo. Alebosikatia the fire. Mubwira hirereye hawe. Mubwira hatagaragara hawe. Mubwira hirereye hawe. Yesu mwami Imana yacu. Yesu abaho umugisha n'imicyane. Mwama tugire neza cyane. Hallelujah. 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 Amateraniro ni ukwitegura. Amateraniro ni laundry, naho tumesera. Mwama himbazwe. Hallelujah. Hari imyambaro iriho ibizinga. Iyo tuje mu materaniro tuba tuje kumesa. Materaniro ni amasabune y'ubwoko butandukanye, amaraho ibizinga. Ntukemere gutahana ikizinga waje muri laundry. Kwihana n'ibikoze isoni, guhindukira n'ibikoze isoni. Igikojeje isoni ni ukuba mu rugo kandi warakowe, ni ukuba iwanyu kandi warakowe. Mwama himbazwe. Twimuka iwacu dusanga umukwe. Umukwe arera, umukwe arakiranuka, umukwe aca bugufi. Niko natwe tugomba kubaho. Mwama himbazwe cyane. Haleluya. Abagabo bagendanye na Yesu, Petero impamvu batamugiriye nabi, mwama habwa icyubahiro cyane. Haleluya. Zibola devonda kisande boria. Yarose kwikoma rota.
bwira mugenzi ngo reka kota umuriro wacanywe n'abandi. Urota ingeso zikakwinjira, urota intege nke zikaza. Yesu Petero yari yararahiye Yesu ati sinshobora kugusiga, kurikije urukundo yamukundaga. Ariko uko yakomeje kota, yota ubwoba, yota intege nkeya. Nawe urabizi ukuntu byagiye biza, urabizi ukuntu byagiye bikunanira. Mwama habwa icyubahiro. Hallelujah. Umunezero w'agakiza amarira yonyine warira. Nigeze kubona Beyacura apfukamye kuri senti arimo ararira. Ndavuga ngo ma naranaje ndamusengera, ndavuga yadusabye ko tumusengera. Ndavuga ngo ma uyu mugabo azacurange mu gitaramo cyanyuma, ndagusabye azacurange mu gitaramo cyanyuma. Iyo mbabonye muririmba mwitera hejuru nta kindi ndarira, nkavuga ngo ma aba bantu ntibazabura amajwi yabo, ntazabure mbabarira. Abantu barobota umuriro bakagenda batakaza. Mwamahimbazwe cyane. Uko mubona umugore aca inyuma umugabo cyangwa umugabo agaca inyuma umugore, niko abakristo bameze. Ntabwo bipfa kuza, hari intambwe agenda atera yegerana n'abazamukoresha icyaha kugeza igihe yisanze agize gute. Niwo muriro Petero yose kugeza igihe yihakanye umwami gatatu. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Kamabwira Imana iradukunda biteye ubwoba. Naye materaniro twigiramo ijambo n'urukundo rw'Imana. Ntabwo ishaka ko hazagira ubura, ishaka ko hazagira usigara. Mwamahimbazwe. Bakozi Imana bategura ibiterane, mwebwe mukaba muzi ngo bigomba kuba woya. Imana ibigihendahenda ngo uve iwanyu ubane n'umukwe, kandi Yesu mutabanye hano ntimuzabana mu ijuru. Yesu mutagendanye hano ntimuzabana mu ijuru. Yesu mutaganiriye mu isi ntimuzabana mu ijuru. Yesu tumviye ntuzamwumva. Mwamahimbaza. Yabwiye abari bamuteze amatwi, Matayo 5:6, aravuga ngo hahirwa abo imitima iboneye kuko aribo bazagira gute. Zomera dovariya zakira. Wari wabona iyo umuntu arwaye akava ku bitaro utaramusura isoni ugira? Mana tugire neza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bamwe bazazukira gukorwa n'isoni, kubera ko bari bazi ko ari inshuti wapfuye, ariko azutse isoni zirabakora basanga ntibasa nawe. Yesu azabana n'abantu bapfuye muri uyu mubiri bakazuka.